Twongeye kubaha ikaze kuri TV show ya TV y'Abanyarwanda, ya TV yanyu, TV igera kure cyane. Tukaba tubahaye ikaze abari amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengerazuba, buri wese udufasha cyangwa se ukurikira ibiganiro byacu, ni inkunga iba ikomeye cyane. Dufashe umwanya tubashimira mwese aho muri. Mujye mukomeza mutwereka yuko mutwitayeho, mutwereka yuko mudukurikiranye mu biganiro tugenda tubaha by'urukundo, ndetse n'ibindi biganiro runaka nabyo bizagenda biza umunsi ku munsi. Uyu munsi rero dufite ingingo igira iti: umukobwa wagusuye nakwereka ibi bimenyetso uzamenye ko ashaka ko mukora imibonano mpuzabitsina. Ibi bimenyetso rero twagiye tubisoma ku mbuga zigiye zitandukanye, arizo Wikipedia, arizo Loveit, arizo Dapin, arizo Glorin. Izo zose ni website nawe ubwawe ushobora kujyaho ukisangiraho ibingibi ndi kukubwira. Tuba twabyiintroducinze, tukaba twabishyira mu rurimi mwese mubasha kuba mwakumva, kugira ngo ejo n'ejo bundi nawe bizakugirire akamaro mu gihe wahuye n'ibi bimenyetso. Koko niba umwana w'umukobwa cyangwa se igitsina gore cyagusuye, kugira ngo utazagwa mu mazi abira. Reka rero tunyarukire muri ibi bimenyetso tumenye ati bimeze gute, cyangwa se nzabyitwaramo gute. Ese umwana w'umukobwa nagusura wowe uzabigenza gute? Akenshi abagabo cyangwa abasore tujya dukora amakosa mu gihe umugore cyangwa se umukobwa yadusuye, bigatuma wa mubano wanyu mufite uzimira burundu, bigatuma atazongera no kuba yagutekereza, cyangwa se bigatuma atazongera no kuba yaza kugusura. Iyo umukobwa cyangwa se umugore yagusuye akakwereka yuko ashaka ko mukora imibonano mpuzabitsina, we ntushobore kuba wasoma ibimenyetso, cyangwa se muri bimwe muri geste yagiye akwereka ko mukora iyo mibonano mpuzabitsina, wowe ntubashe kuba wabikontorora ngo ubisome, bizatuma umubano wanyu uzama agatotsi. Ahubwo wowe icyo uziga, iga uti uyu muntu ndamutwara ute, cyangwa se ndaba namuhindurira imitekerereze gute kugira ngo ibi bimenyetso mbibone. Ese byantwara igihe kingana iki? Ese koko ibimenyetso ari kunyereka biri kunsatirisha ku busambanyi? Ese biranyereka yuko ashaka yuko koko dusambana cyangwa se dukora imibonano mpuzabitsina? Rero wowe mugabo cyangwa se musore, ibi bimenyetso ugomba kuba ubizi, ugomba kubifata mu mutwe, ndetse nawe ubwawe ukikorera isesengura, kuko singiye kukubwira ibimenyetso ngo umwana w'umukobwa nagusura uzamunuke inabi, umwana w'umukobwa nagusura uzamubwire nabi, cyangwa se umugore nagusura uzamufate nabi umwirukane. Oya, ahubwo wowe iga kuba wamenya uti umuntu nsuye ndamutwara gutya, niba koko afite n'ibi bimenyetso ndamuhindurira imitekerereze ye gutya. Hato n'ejo bundi umubano wanyu mwari mufitanye utazasanga wagiye hasi kandi ari we byaturutseho. Si ngombwa guhita umubwira nabi, cyangwa se umubwira ati ibyo wambaye cyangwa se ibyo uri kumbwira si byiza. Ahubwo iga kumuhindurira ibitekerezo mu gihe muri mu kiganiro runaka ashaka kuzanamo ibyo ngibyo byo gusambana, cyangwa se by'amabi bitajyanye n'uko wowe ubyifuza. Reka rero tunyarukire ku mwanya wa mbere kugira ngo twumve ikiri ku mwanya wa mbere. Buri wese atege amatwi yumve, ndetse ndabizi uraza gukuramo ikintu cy'ingenzi.
dukomeza kubibutsa mukande subscribe, comment na share kugira ngo ibi biganiro bijye bikugeraho wowe aho uri hose mu bice bigize isi. Reka tunyarukire ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga akajipo kagufi cyangwa se ikanzu ngufi. Ibi bishatse kuvuga iki? Nubona umwana w'umukobwa cyangwa se umugore agusuye kandi nabwo akagusura ubona nyine bitandukanye n'uko wamubonaga mu buzima busanzwe, yabaga yambaye yikwije mu buzima busanzwe, ariko noneho bigezaho aza kugusura, ariko mu by'ukuri uburyo aje kugusura aje yambaye utuntu dutoya, ako gakanzu cyangwa se akajipo, nawe ubwawe uramubonye nyine biragutangaje. Rero ntukeke yuko uwo mwana w'umukobwa ari umuswa, cyangwa se icyo gitsina gore cyangwa uwo mugore ari umuswa yaje kugusura kubera atazi guhitamo imyenda yo gusurwa, kubera yuko nta yindi myenda afite. Kuba rero yaje yambaye ako kajipo cyangwa se ako gakanzu kagufiya nk'uko tubisoma ku mbuga ziri laviti zikora ibiganiro by'urukundo, nk'uko mubizi mba naranyarukiye kuri za Wikipedia, naranyarukiye kuri za date ni amagroupe cyangwa se ama website akora ibintu by'urukundo. Bivuga yuko iyo umwana w'umukobwa yagusuye muri ubwo buryo nta kindi kintu aba ashaka usibye kuba mwahuza ibitsina cyangwa se mwakora ibintu by'abantu bakuru. Ubwo rero urabe maso nyabuneka, nubona umukobwa wari uzi yuko ibyo bintu atabyambara akaba aje kugusura, nawe ubwe bimutunguye cyangwa se wowe ubwawe bigutunguye, jya umenya uti ubu ngubu karabaye kabisa, byanze bikunze arashaka yuko muryamana cyangwa se musambana. Reka tubivuge muri ubwo buryo. Jya uba maso rero, kuko urumva ushobora gushiduka wakoze ibitari byo, cyangwa se ugashiduka wisanga mu mazi abira mu gihe afite imyaka itamwemerera kuba mwaryamana. Reka tunyarukire no ku wundi mwanya tuhasange ikindi kimenyetso. Dukomeje ku wundi mwanya wa kabiri mu bimenyetso bikwereka yuko umukobwa yifuza yuko mwaryamana cyangwa se mwakora imibonano mpuzabitsina. Ikindi kimenyetso turahasanga kiragira giti umukobwa nakubwira ati ndumva nshaka ko turyama, cyangwa se ndumva nshaka kuryama ariko sinshaka kukubangamira. Umukobwa nakubwira ati ndumva nshaka kuryama ariko sinshaka kukubangamira, uzi wowe ubwawe uzafata umwanya usesengure, kuko umukobwa icya mbere cyo niba aba yaje kugusura si uko aba ananiwe, si uko aba yabuze n'aho aryama n'iwabo yaharyama, cyangwa se niba ananiwe koko akaba uwo munsi yawureka agashaka undi munsi akazaza kukurebaho atananiwe. Ariko niwumva igitsina gore cyangwa se umugore atangiye kuvuga ati ndumva nshaka kuryama, ndumva nashaka kukubangamira, reka mbe nduhutseho gatoya, ujya umenya uti ahubwo harabura wowe wo kuba wavuga uti genda uryame, cyangwa se nta kibazo. Gusa nyine aba yifuza yuko hari ibindi byinshi mwakaganiriye muri ubwo buriri, hari byinshi mwagakoze muri mu buriri, cyangwa se hari ibindi bintu by'ibanga mwakavugiye aho ngaho mu buriri mutabivugiye muri salo, cyangwa se mutabivugiye ahantu mwicaye. Paka nyine urumva we target ye ni ukuba mwajya mu gikorwa cyo kuryama kurusha uko yaje kugusura ngo muganire. Ubwo rero murabe maso mwa basore mwe, nubona umukobwa atangiye kukubwirishwa ati ndumva nshaka kuryama cyangwa se ndashaka kuruhuka ariko sinshaka kukubangamira, ati niba ubyemeye rwose nta kibazo, ubwo nyine kaba kakubayeho, kuko ntabwo aba yabuze aho aryama n'iwabo yataha akaryama, cyangwa se akaba yashaka n'undi munsi akazaba agusura. Ubwo rero nubibona gutyo uzamenye ati
uyu mukobwa arifuza yuko twakora imibonano mpuzabitsina. Ibi bintu ndi kubabwira ni ibintu biri shuwa, ni ibintu nawe uzareba cyangwa se uzasesengura ugasanga ari byo koko. Nibyo kuko tuba twabivanye natwe ku zindi mbuga, twakoze ubushakashatsi bwacu kugira ngo tubibagezeho ejo n'ejo bundi tuzagwa mu mazi byiturira uruziba kandi tuba twakubureye. Reka tunyarukire no ku wundi mwanya. Dukomeje ku wundi mwanya turahasanga ijambo rigira riti agusaba kuba mwabyina indirimbo runaka, ariko iyo ndirimbo ikaba ituje cyangwa se irimo uburyo ki mushobora kubyina mwegeranye. Mu by'ukuri nagusaba iki kintu ntabwo ari ibintu biba biri aho ngaho, nta nubwo aba yabuze uburyo yakubwiza ukuri ngo muryamane, ahubwo abagira ngo agushotore cyangwa se amarangamutima yawe azamuke ku rwego ruri hejuru, ku buryo nawe tansiyo ihita izamuka, amaraso yakwegerana mu gihe muri kubyina, bikaba ngombwa yuko mushobora kuba mwakora ayo mabi cyangwa se ubwo busambanyi. Mu by'ukuri ubu busambanyi ubundi cyangwa se aya mabi turi kuvuga ubundi ntabwo byagenewe abantu batarabana cyangwa se abantu batarashakana. Ibi byagenewe umugabo n'umugore, nibo bantu tuzi yuko ibi bintu byemewe byo kuba baryamana bahuje ibitsina, ariko mu rubyiruko ubu ngubu nabwo bireze. Rero nubona umwana w'umukobwa yagusuye akifuza yuko mwabyina akaririmbo gatoya, kabone niyo kaba kamara umunota umwe cyangwa se amasegonda, jya ushyiramo tansiyo cyangwa se uvuga ati ibi bintu ndabitwara mu buhe buryo cyangwa se ndamuhindurira imitekerereze ye gute, kuko we biba byarangije kugera ku yindi level. Burya umuntu wagusabye ibyo bintu byose nibyo twagiye tuvuga mbere, aba ari kuguhindurira amarangamutima kugira ngo agukurure cyane kuruta uko wari umeze, kandi mu by'ukuri bishobora kuba byaguteza ikibazo cyo kuba washiduka wagiye muri iyo mico mibi. Rero nubona iki ngiki uzamenye uti nacyo kiri mu bintu bishobora kungura kuba naryamana nawe, umenye uti ndabyitwaramo gutya, biragenda gutya. Ikindi nacyo ntushobora kuba wamwangira kuba yagusura, kuko umubano wanyu ushobora kuba wazamo agatotsi. Niba ibi ngibi bibaye, menya uti ahubwo ndabikontorora gute. Niba ari ukugusura nagusure nta kibazo, ariko mu mitekerereze ndaza kumuhinduramo gute. Ese uyu mwana w'umukobwa kuki ashaka ibi ngibi? Muhindure, kuko guhindura birakunda, ahubwo we mu gihe wafashwe nicyo kibazo. Rero niyo mpamvu ugomba kwiga kuba wakwiyima ndetse no kuba wamenya ati uyu muntu arashaka iki cyangwa se n'iki agamije. Ubwo rero urabe maso mu gihe byakugendekeye gutya. Reka tunyarukire ku wundi mwanya, tunyarutse ku mwanya wa 4 turebe icyo tuhasanga. Ku wundi mwanya turahasanga ingingo igira gute. Akenshi umwana w'umukobwa ubundi iyo yagusuye aba yaje yambaye imyenda itandukanye, ashobora kuza yambaye umupira, ashobora kuza yambaye ishati, ashobora kuza yambaye ijipo ifite igipensu. Noneho rero turahasanga ingingo igira gutya. Ashobora kukubwira uti uzi ko nibagiwe gufunga neza igipensu cy'ishati. Urumva rero iyo byagenze gutyo yatangiye kukubwira ati uzi ko nibagiwe gufunga neza igipensu cy'ishati, urumva mbese aba ameze nk'aho ari kugushotora, ameze nk'aho ari kugukurura, kandi mu by'ukuri umuntu wagusuye agatangira kukubwira ayo magambo gutyo, nta kindi kintu aba agamije. Aba akeneye ko umwitaho, aba akeneye yuko mwereka yuko muri kumwe muri ibyo biganiro, aba akeneye yuko umwereka yuko mbese umwanya yafashe aza kukureba nawe ugomba kuwufata uri kumwe nawe, mbese nta bindi bintu biri buguhuze. Aba akeneye yuko mbese muri makeya aba akeneye yuko mukorana ya mabi, reka tuvuge ya mabi, kuko ntabwo byemewe ku muntu utarashaka umugabo n'umugore, ubundi nibo babyemewe.
akeneye yuko mukora ubusambanyi runaka cyangwa se ibikorwa by'ubusambanyi, urumva nta kuntu umuntu wagusuye ubundi atangiye kukubwira ati turabona ngo bagiye gufunga nk'igipensu, urabona imashini yanjye dore ntabwo iri gufatika, uti yimfungire cyangwa se reka nyifunge. Ibyo ngibyo yakavuye iwabo yabikoze cyangwa se yakabaye yinjiye iwanyu yaranje kubikora yitunganyije, byose byabaye atari ngombwa yuko aza kubikorera iwawe cyangwa se atari ngombwa yuko anabikora unamureba, si na ngombwa yuko anabivuga, ahubwo yakagombye no kuba yanabyikorera atarinze anabivuga. Rero nubona ibingibi bibaye ku mugore cyangwa se ku mukobwa, uzamenye yuko nta kindi yifuza yuko mwahuza ibitsina cyangwa se mwaryamana, kuko nicyo aba agamije. Reka tunyarukire ku wundi mwanya dukomeza dusatira mu misozo, ariko dukomeza tubibutsa yuko mukande subscribe na share kugira ngo ibi biganiro bijye bibageraho. Reka tunyarukire no ku wundi mwanya. Ku wundi mwanya tunyarutse tutizimye mu magambo, kiragira giti umwana w'umukobwa nakubwira ati ndataha nyuma y'isaha imwe. Ndataha nyuma y'isaha imwe mu by'ukuri bisobanuye ibintu byinshi. Rimwe na rimwe biba ari byo, ashobora gutaha nyuma y'isaha imwe, yego nta kibazo mu gihe yagusuye bitewe n'ukuntu ari kwihuta, ariko no ku rundi ruhande jya usesengura umenye uti ashaka kumbwira iki. Nakubwira ati arataha nyuma y'isaha imwe, jya umenya uti uyu mukobwa kuki avuze ati arataha nyuma y'isaha imwe kandi aba yanyemereye yuko ari bunsure bihagije, cyangwa se turi bwirirwane nk'abantu b'abakunzi bafite igihe cyo gusurana. Nakubwira ati ndataha nyuma y'isaha imwe, buriya aba ashatse kukwereka yuko ibintu byose mwakavuze cyangwa se mwagakoze ahubwo mwakabikoze muri iyo saha imwe. We nicyo kintu aba ashatse kukwereka. Muri iyo saha imwe rero abagira ngo habemo ibintu byinshi, ashobora kubamo ibyo bintu by'ubusambanyi, ashobora kubamo ibyo bintu byo kuba mwaryamana, ashobora kubamo ibyo bintu byose twavuze ahagana hejuru, ashobora kubamo ibintu wowe ubwawe utari witeze nk'umuntu mbese waje kugusura. Ni ukuvuga ati impamvu iyi saha bayigize imwe ni uko ku rubuga, mu mbuga twagiye dushakaho ubushakashatsi, twaje gusanga yuko abana b'abakobwa muri iki gihe nabo bagusura bagamije, hari icyo bagamije. Abenshi uzarebe baranakubwira ati koko nyuma y'isaha imwe turaba dutashye. Iyo saha rero abagira ngo umwiteho, ibitekerezo byawe ari we bijyaho, aba yafashe umwanya we nawe kugira ngo aze, ariko ntabwo aba yabuze umwanya uhagije wo kuba yaza kugusura, ahubwo abagira ngo muri iyo saha mukoremo ibikorwa byinshi kandi we kuri we by'ingirakamaro bimushimishije ndetse binamunejeje nk'uko aba yaje yabipanze. Sometimes ushobora gusanga ari ubwo busambanyi cyangwa se ari iyo mico mibi y'amabi muba murimo. Ikindi gihe ugasanga arengana ari ukuba yakoresha icyo gihe neza ngo atahe, ariko bitewe n'ibimenyetso tuba twagiye tuvuga, uburyo aba yaje, uburyo aba yitwaye, uburyo ubona amagambo ari kukubwira, jya uhita umenya uti koko ya saha imwe ishobora kuba yihuta ashaka gutaha, cyangwa se muri ya saha imwe birashoboka yuko ashaka yuko dusambana. Ibyo byose ni ibintu bizaguha uyu mukobwa ni muntu ki, cyangwa se ameze ate, kuki ashaka yuko dukora ibi n'ibi. Muri iyo saha rero jya umenya uti ndamenya ubwenge cyangwa se ndabigenza gutya, hato ataba ari umwana uri mutoya, ataba ari umukobwa uri mutoya ugasanga bigeze mu nzego nkuru zidukuriye, ugasanga ubuzima bwawe bugiye mu kaga. Reka tunyarukire no ku wundi mwanya twumve ikimenyetso gihari. Tunyarukiye ku wundi mwanya turahasanga ikimenyetso kigira giti akurambika umutwe ku rutugu cyangwa se ku bibero. Bishatse kuvuga iki? Umwana w'umukobwa nubona yagusuye ukabona mwasangiye
ukabona mwishimye, kandi mu by'ukuri iyo mico ntuyimuziho yo kuba yakurambika umutwe ku rutugu cyangwa se kuba yakurambika umutwe ku bibero nk'uko abantu nyine b'abasheri bo biba byumvikana, bo bakora ibijyanye n'amarangamutima yabo, ariko noneho nubona umwana w'umukobwa usanzwe yagusuye, wenda si na sheri wawe cyangwa se ntunamufiteho n'imigambi yo kuba mwazakora ubukwe cyangwa se umuryango, ukabona nyine yakurambitseho umutwe ngo arashaka kuruhuka, yakurambitseho umutwe ku bibero byawe, nawe ujye uhita wibwira icyo ashaka. Buriya si uko aba ananiwe kwicara neza mu ntebe, si uko muri we nyine aba yumva urugendo rwamubanye ngo rurerure mu nzira, ngo arashaka ngo wenda ngo kwisanzura cyangwa se ngo kuba arushye ngo aba aryamye, hoya, ahubwo hari akantu k'ubushotoranyi bagira ngo agushotore wowe ubwawe ugire icyo wibwira. Icyo wibwira rero nta kindi ni ya mico y'ubusambanyi cyangwa se ya mabi ushobora gusanga waguyemo, ugasanga mwakoze ibintu nawe ubwawe utari uzi, ahubwo byaturutse kuri wa mwana w'umukobwa kugira ngo agushotore. Rero kuba yabikora gutya, urumva nacyo kiri mu bintu bishobora kuba byagukurura wowe mu mitekerereze yawe no mu maraso yawe, bikihuta, kuko buriya bavuga yuko abantu babiri bicaranye batandukanye ibitsina, iyo bicaranye akenshi begeranye, connection yabo cyangwa se umutima wabo heartbeat ishobora gutera mu isegonda muri 1/5 cy'urumuri, nk'uko tuzi yuko urumuri ku bantu b'abafizisiye nk'uko mubizi, urumuri nicyo kintu cyihuta mu isegonda rimwe, kiba kirihuta ku buryo mu isegonda rimwe gishobora gutwara ibirometero 300 mu isegonda. Urumva rero ibihumbi 300 mu isegonda, urumva rero ni ikintu kiba cyihuta cyane, bishatse kuvuga ati na heartbeat y'umuntu iyo abantu begeranye kiba ari kimwe, ibaze yuko kiba ari 1/4 cy'isegonda ku rumuri. Urumva ni ibintu rero umwana w'umukobwa ashobora kugutractinga, ugasanga wowe urashyushye cyangwa se hari ukundi kuntu bikugendekeye, mu by'ukuri byatewe nawe. Rero nubona atangiye kukurambikaho ibintu by'umutwe cyangwa se avuga ati reka aruhuke ku bibero byawe, gira icyo wibwira, uvuga ati arashaka ko dusambana, ndabyitwaramo gutya, ndabigenza gutya, ntibyari ngombwa yuko tubikora. Ibyo byose ni wowe ubifite mu ntoki, ukamenya uti ndabikora gutya. Ubwo rero urumva nayo ni iyindi nama cyangwa se ni ikindi kimenyetso ugomba kwiga wowe muhungu, ukamenya ati umuntu niba nsuye ndamutwara gutya, biragenda gutya, ejo n'ejo bundi nazisanga ndi mu mazi abira. Naho ngaho icyo kimenyetso nawe tugisanga. Tubibutsa mugumye mukande subscribe, comment na share, kugira ngo ibiganiro bijye bihora biza umunsi ku wundi. Reka tunyarukire no ku wundi mwanya. Dukomeje ku wundi mwanya uragira uti kuba yagusatira akicara mu ntebe wicayemo iya babiri. Mu by'ukuri iki nacyo ni ikibazo. Niba umukobwa cyangwa se umugore yagusuye, akaba wamwakiriye, ariko mu by'ukuri aho yari yicaye hari kure yawe, yari mu ntebe ye nawe wicaye mu ntebe yawe, ugasanga haciyemo nk'igihe, haciyemo wenda nk'isaha imwe cyangwa se abiri, ubonye agize gutya, arahagurutse, aragusatiriye, agusanze muri ya ntebe ya babiri aho wari wicaye wowe uri umwe. Uzamenye uti iki nacyo ni ikibazo, ibi bintu ndabyitwaramo gute? Si uko aba abuze izindi ntebe yakwicaramo, cyangwa se iyo yicayemo yamuhandaga cyangwa se yari imubangamiye, ahubwo abagira ngo mwegerane, nibigenda gutya ubwo nyine amaraso akururane, kabe karabaye, usange hajemo cya kibazo cyo kutifata cyangwa se cyo kudakontorora amarangamutima yawe. Mbese abagira ngo
agukinishe cyangwa se akwegere cyane. Bimwe rero mu bimenyetso bishobora kuba mwakorana ubusambanyi, iki nacyo gishobora kuba cyakurura umusore cyangwa se cyakurura igitsina gabo runaka mu gihe gitoya, mu masegonda umugabo akisanga ari gusambanya umukobwa umuruta cyangwa se ari gusambanya umugore mu gihe bitagakwiye kandi mu bintu mutanapanze habe na gatoya. Ubwo rero urumva kuba mwakwicara mu ntebe muri babiri mu gihe we yahoze yicaye mu ntebe imwe nawe uri mu yindi, ni ikibazo cyane, ni ikibazo gishobora kuba ku ruhande rw'umukobwa cyangwa se ku ruhande rw'umuhungu cyangwa se rw'umugabo. Ubwo rero nyabuneka nubona umwana w'umukobwa yagusuye ukabona hari n'ukuntu wenda atangiye kukwiyegereza akwegera wenda nko ku bantu batagira intebe bibera muri ghetto, urumva nabwo yagusuye ukabona muricaye, sometime mwicariye hasi cyangwa se ku buriri, ariko sometime uri kubona nyine ari kugenda kwiyegereza, aba ashaka kugira ngo agushotore wa control amarangamutima yawe mu gihe wowe utabirimo. Ugasanga ni ikibazo, ni hamwe rero imico mibi ihita iza y'amabi, ugasanga mukoze ibintu mutagakwiye gukora, ubusambanyi sinzi biki, ushobora no kuhakura indwara cyangwa se ushobora kuba wanamutera n'inda mu gihe bitateganyijwe, cyangwa se ugasanga ni n'umwana mutoya, ugasanga bimwangirije ejo hazaza. Urumva rero iki nacyo ni ikimenyetso tuhasanga kuri uyu umwanya. Dukomeje rero, ikindi twakongeraho tubagira inama, nubwo twavuze ibi bimenyetso, ikindi twakongeraho ntukwiye kuba wabuza umukobwa cyangwa se umugore mu gihe ashaka kuba yagusura, kuko ntushobora kubaho wenyine, ntushobora kubaho utagira inshuti, ntushobora kubaho udafite umukobwa cyangwa se umugore wagusuye, ibyo ntibishoboka. Ahubwo wowe iga kumenya ati ese akweretse iki, kuki ashaka yuko muryamana, ibyo byose ukabyirengagiza, kuko niwanga yuko igitsina gore kigusura, yaba umukobwa cyangwa se umugore, bishobora gutuma umubano wanyu cyangwa se w'igitsina gore mwari mufitanye umubano runaka ushobora kuba wazamo agatotsi. Rero ni byiza ko umenya gusoma cyangwa se no gusobanukirwa ibi bimenyetso, ariko ugashaka uburyo umuganiriza uwo muntu wagusuye, niba ari umukobwa cyangwa ari umugore, ukamuhindurira imitekerereze ye, kuko abantu bemerewe kuryamana burya nk'uko nahoze mbibabwira, ni umugabo n'umugore, nibo bantu gusa bemerewe kuryamana. Ibindi byose bizarengaho burya tubifata nk'ubusambanyi cyangwa se tubifata nk'ibintu by'imico mibi bishobora gusebya n'umuco nyarwanda. Ubwo rero tuba tubaburiye, si ngombwa yuko uhakanira umukobwa kuba yagusura, si ngombwa yuko uhakanira umugore kuba yagusura, ahubwo ushobora kumuhakanira ugasanga wa mubano wanyu mwari mufitanye ugiye hasi mu buryo utatekerezaga. Ahubwo wowe iga kumuhindurira imitekerereze, umenya ati uyu muntu turi kumwe mu gihe runaka, natangira kuzana ibimenyetso muri bimwe batubwiye, mu gihe nabyiyumvamo, ndamuhindurira imitekerereze muri ubu buryo, mu buryo bwo kwifata cyangwa se mu buryo bwo kuba nawe wakwirwanaho. Reka rero dusoreze ahangaha, naho ubutaha dukomeza kubibutsa, mugumye mukande subscribe, comment na share, kugira ngo ibiganiro bijye bihora biza biri update, ndetse tubashimira cyane kubw'inkunga yanyu ikomeye mukomeza mutwereka. Bamwe muri mwebwe bagenda batwandikira baduha courage, kuko ntabwo biba byoroshye kugira ngo utere imbere, bisaba kuba wavunitse, bisaba kuba wavuze wafashe umwanya wawe, ariko burya iyo ukora ikintu cyiza abantu bakabibona,
hari ikintu nawe uba uri kunguka. Rero reka tube duparikiye aha ngaha, dufate undi mwanya tubategurire ikindi kiganiro kiri imbere, ndabizi buri wese azagikunda. Reka dusoreze aha ngaha tubabwira ati Imana ibarinde kandi mugume amahoro.